ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abantu mwese mukunda ukuri ndabashuhuje. Abantu mwese namaramarije kujya mu ijoro ndabashuhuje. Abantu mwese n'abataramaramaza ngo bumve bashaka kumaramariza kujya mu ijoro ariko mukumva noneho mwikubisa agashyi mukavuga ati bya bindi byose byanyizingira gahunda biretse. Mwese Imana iduhana umugisha hamwe. Amena. Ikinzanye rero uyu munsi ni ukuvuguruza Pasiteri Zigirinshuti Michel. Pasiteri Zigirinshuti Michel ni umukozi w'Imana pe nemera nkunda, yavuze ubutumwa bw'Imana igihe kirekire kandi ndavuga ntashidikanya ndabihamya pe. Hari abantu bakiriye agakiza, hari abantu bakijijwe kubera Pasiteri Zigirinshuti, ariko uyu munsi nje kumuvuguruza. Ariko reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye cyane ko wadupfiriye ku musaraba Yesu, kugira ngo ukwiringira wese atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho. Ndagushimye Mwuka Wera ko ari wowe mwigisha wacu mukuri, kandi ko Mwuka Wera ari wowe utuyobora mu kuri kose. Bana natwe twese abagiye kumva ubutumwa bwiza wampaye, twese Mana uduhe kumva no kumvira icyo dushakaho. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Pasiteri Zigirinshuti Michel aherutse kuvuga ku nkuru iri kugenda ivugwa cyane y'umudamu witwa Asiya. Ni umudamu wa Pasiteri nyakwigendera Doreen. Uyu mudamu yaragiye ajya ku gituro cya Pasiteri aho bamushyinguye ngo ajya kumwunamira, ajya no gutangiza umushinga, akamuganiza nkaho arimo yumva. Abantu babivuzeho barabigaya cyane, bamwe barerura rwose baravuga ati ni uguterekera, ibintu yakoze ntibibaho, si by'abantu b'Imana, ntabwo yagombaga kubikora. Ariko Pasiteri Zigirinshuti Michel we yaraje avuga ibinyuranye n'ibyo abandi barimo bavuga. Nibyo nje kuvuguruza. Zigirinshuti Michel yavuze iki? Yavuze ngo iki? Ngiye se cyo muvuguruza ni ikihe? Icyo Zigirinshuti Michel yavuze, Pasiteri rwose ndakubaha pe, ariko nje kukuvuguruza. Kandi wihane kubera yuko uri kugusha abantu b'Imana. Pasiteri ufite ubushobozi bwo kugira ngo ugushe abantu, imbaga rubanda rwinshi, kuko abantu twakwemeraga nka Pasiteri, twakwemeraga nk'umukozi w'Imana, wize teoloji, urajijutse, ibyo wavuga byagusha abantu b'Imana benshi cyane. Rero niyo mpamvu ntashobora guceceka ntaje kubivuguruza. Pasiteri koko pe waratinyutse uravuga ngo ibyo uriya mudamu Asiya yakoze byo kujya ku gituro cya Pasiteri akajya kwavugira amagambo yahavugiye, ubigereranya nk'uko ngo Abayisirayeli bafashe amagufa ya Yosefu n'amagufa ya Yakobo bakayavana muri Egiputa bakajyana i Kanani. Icyo niko wabivuze, ariko nibyo nje kuvuguruza. Rero icyambere cyo ntabwo bajyanye amagufa ya Yosefu nako ya Yakobo. Ntabwo batwaye amagufa ya Yakobo, ni umubiri. Yakobo yarapfuye, ariko atarapfa yari yabwiye umuhungu we Yosefu, aravuga ati mwana wanjye Yosefu, ningwa hano muri Egiputa ntimuzahashyingure, ntimuzahampambe, ahubwo nateguye imva muzanshyinguramo mu gihugu cy'i Kanani, nk'uko Imana yadusezeranije igihugu cy'i Kanani, kandi koko yarakibahaye. Nimpfa ntimuzampambe hano muri Egiputa, ntimuzashyingure muri Egiputa, muzajye kunshyingura mu gihugu cyacu Imana yaduhaye i Kanani. Yakobo asiga bibwiye umuhungu we Yosefu. Niko byagenze. Umusaza Yakobo amaze gutanga, Yosefu yaragiye asaba uburenganzira Farawo, aravuga ati data atarapfa yaransezeranije yuko ntazamuhamba hano, ariko reka tubisome ibyo tubisome. Erega mujye mwisomera, kubera ko iyo abantu baje bakavuga, cyane abantu bazi ngo bize za teoloji, abantu b'abahanga bazi kubivuga neza, babivuga bikasa nkaho ari ukuri, ariko atari ukuri, kuko ukuri kuri muri Bibiliya. Ngenje kubabwira ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Rero dusome inkuru muri mwitangiriro ibice 50. Turasanga yuko Yakobo yari yarasize abibwiye Yosefu. Erega ibi bintu bakoze Abayisirayeli ntabwo ari ukuvuga
ni ibintu n'ubu bikorwa, ni ibintu bisanzwe. Ni nk'aho umuntu yagwa mu gihugu kitari icye, ariko yamara gupfa umuryango we ugafata icyemezo cyo kujya kumushyingura mu gihugu cye. Nibyo byabaye kuri Yakobo. Tubisome rero muri Itangiriro ibice 50. Itangiriro ibice 50, Yakobo arapfa, baramwosa, bamujyana i Kanani, bamuhambayo. Ariko uwo ni umutwe w'amagambo nsomye. Ku murongo wa mbere haravuga ngo Yozefu yubama mu maso hase, amuririraho, aramusoma. Tusome ku murongo wa 4. Ku murongo wa 4 haravuga ngo iminsi yo kumuririra ishize, Yozefu abwira abo mu rugo rwa Farawo ati, niba mbagiriyeho umugisha, ndabinginze mubwire Farawo muti. Murongo wa 5. Se yarahirije, reka mbasome neza. Ku murongo wa 5 haravuga ngo se yamurahirije ibi, dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani, abarimo muzampamba. None ngo arakwinginga azamuke ahambe se, kandi ngo azagaruka. Ntabwo mbisomye neza cyane, ariko mubyumvise yuko ni Yozefu yasabye uburenganzira Farawo, aramubwira ati data atarapfa yari yarandahije yuko nzajya kumuhamba mu mva ye i Kanani. Ku murongo wa 6 Farawo aravuga ati, zamuka uhambe so nk'uko yakurahirije. Yozefu arazamuka ajya guhamba se. Ayo ni amagambo y'Imana dusomye, kandi tubisomye mu Itangiriro ibice 50. Muzahere ku murongo wa mbere mu manuke ziriya nkuru, muzabisobanukirwa neza. Amen, amen. Ibi niko byagenze. Icyo nshaka kubabwira, ndushaho gushimangira ukuntu mvuguruza Zigirinshuti Michel. Ntaho tubona muri Bibiliya Abayisirayeli bongeye gusubira ku gituro cya Yakobo ngo bajye kuramya, ngo bajye kuhakubura se, ngo bajye kugira ikindi kintu bahakorera. Oya, baragiye. Yozefu ajya guhamba papa we nkuko yari yarabimusezeranije atarapfa, arongera agaruka muri Egiputa. Turabyumvikanyeho. Icya kabiri, amagufa ya Yozefu. Nayo Yozefu bari muri Egiputa, ariko kuko Yozefu yari azi ibyasezeranijwe n'Imana, abwira bene wabo, abwira Abayisirayeli avuga ati, ndabizi ko Imana izabagirira neza. Imana nibagirira neza mugasubira mu gihugu cy'i Kanani, nanjye amagufa yanjye ntimuzayasiga hano muri Egiputa. Kandi niko byagenze gute? Niko byagenze. Ku murongo dusomye mu Kuva, niho dusanga izo nkuru za Yozefu. Mu Kuva ibice 13 dusomye ku murongo wa 19 haravuga ngo Mose ajyana amagufa ya Yozefu, kuko yari yararahirije Abisirayeli indahiro ikomeye iti, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufa yanjye nimuva ino. Niko Yozefu yari yarabwiye Abayisirayeli. Aravuga ati, ndabizi nubwo muri Egiputa, ariko Imana ntizabura kubagenderera. Imana nibagirira neza rero ikabagenderera, mukaba musuye mu gihugu cyacu cy'isezerano i Kanani, amagufa yanjye ntimuzayasige muri Egiputa, muzajye kubaho muyahamba, muzajye kubaho muyashyingura. Nuko babigenje. Nta hantu na hamwe hagaragara yuko Abayisirayeli bongeye kujya ku gituro cya Yozefu bamaze kumushyingura ngo bagire ikindi kintu bajya kuhakorera. Ntacyo bigeze bakora. Pasiteri rero, ibyo wavuze si ukuri, ni ukuyobya abantu, ntabwo ari byo. Ntabwo wageranye ibyo uriya mudamu yakoze byo kujya ku gituro ngo bigeranye n'ibyo Abayisirayeli bakoze. Abayisirayeli barashyinguye, baragenda barashyingura umurambo wa Yakobo, barawushyingura, amagufa ya Yozefu barayashyingura, birarangira barashyingura. Ntabwo wongeye kujya gusubira ku gituro, ntabwo wongeye kongera gusubira ku mva zabo. Ya n'imva ya Yesu ntabwo tugomba kongera kuyijyaho gusubira kugira gute. Bari abagore bagiye kumva ya Yesu, Yesu arababwira ati, murashakira umuzima mu bapfuye, nta kiri hano. Marayika niko yababwiye. Ngiye ariko ndavuga nti ni Yesu wari urimo baganiriza, niko mbyizera. Ati, muraza kurebera umuzima mu bapfuye, nta uraha nta uhari. Rero kujya ku gituro, kujya gusubira kumva ntabwo ari ngombwa. Mumva mu bituro hayabo abazimu, hayabo abadayimoni. Namwe kandi murabyemera, na Pastor Zigirinshuti arabyemera, yarabivuze, habaye abadayimoni. Ariko hari icyo yavuze, aravuga ati, umuntu apfuye yizera Imana ntashobora guhinduka umudayimoni, ntashobora guhinduka umuzimu. Nanjye ndabyemera gutyo. Ariko
mu gituro ni mu gituro, mumva ni mumva. Niba uzindutse ukajya mumva, nutanafatwa n'abadayimoni bo mu muryango wawe cyangwa n'uwo muntu wawe mwashyinguye, urafatwa n'abadayimoni baturutse n'ahandi hose, kuko Satani ngo azerera nk'intare yivuga ashaka ko yaconshomera hamwe n'abadayimoni be bose. Aho waba rero abadayimoni abari bo bose bagufata abari bo bose n'abadayimoni, nta mudayimoni mwiza ubaho. Ariko hari ikindi yavuze nanone nanjye nacyo nemera. Yaravuze ngo Imana ireba umugambi umuntu aba afite. Noneho agatangira gusobanura ati uriya mudamu Asiya ashobora yenda kuba atarafite umugambi mubi, ariko se Asiya yigeze abaganiriza arababwira ahaguruka mu rugo akajya ku gituro cya pasiteri nyakwigendera umugambi yari afite? Yarabasobanuriye ababwira umugambi wose watuma ubyuka mu gitondo ukumva uzindutse ujya gushakira amahoro mu gituro, ni umugambi mubi. Mu gituro nta mahoro ariyo, mu gituro ntabwo ariho babonera umunezero. Nta mugambi mwiza watuma uvuga uti isaha iyo yose ati wikora ujye mu gituro ngo niho ubonera amahoro. Ibya Asiya byo biri ku mugaragaro, yarabigaragaje, yarabivuze. Ntabwo mwajya kumusomera ibitekerezo rero ngo bura ngo nta wundi mugambi mubi yari afite. Pasiteri urimo urayobya abantu, ahubwo wihane, ugire umutima nama, wongere wumve ko ugarutsemo rwose, wihane ureke kuyobya abantu b'Imana. Imana iduhana umugisha hamwe abumvise ijambo ry'Imana. Ikindi nshaka kurangirizaho, simvuga byinshi ko birasobanutse, ahubwo icyo nshaka kurangirizaho ni ijambo ry'Imana dusoma muri Yesaya ibice 35. Imana yanga abantu bajya ku gituro, Imana yanga abantu bajya mu irimbi. Kujya mu irimbi abantu b'Imana ntabwo bagomba kujyayo. Turabisoma muri Yesaya ibice 65 dusomye ku murongo wa 3 haravuga ngo iyi ni Imana iri kubwira Yesaya. Yesaya ni umuhanuzi w'Imana, turamuzi. Imana yaramutumye genda umbwirira abantu banjye ko bajya bakora ibintu bimbabaza, ko bajya bakora ibintu bindakaza bikambabaza. Ibyo bintu abantu bakora bikababaza Imana ni ibiki? Nibyo Yesaya agiye kuvuga rero. Tubisome muri Yesaya ibice 35 umurongo wa 3 haravuga ngo ni abantu bakorera ibindakaza imbere yanjye ngo hato na hato, bagatambira ibitambo mu masambu yabo, bakosereza imibavu mu bicaniro byubakishijwe amatafari. Ku murongo wa 4 ndasimbutse buriya hari ibindi byose bakora nyine. Ku murongo wa 4 ngo bakicara mu bituro, bakarara ahantu hihishe. Ahantu hihishe hano iyo usomye mu zindi ndimi usanga ari mu marimbi, bakajya mu marimbi. Noneho ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo abo bambera umwotsi wo mu mazuru n'umuriro waka ukiriza umunsi. Bantu b'Imana, wumvise uko bavuze? Haravuze ngo abo bantu bajya mu bituro ngo babera Imana umwotsi wo mu mazuru n'umuriro waka ukiriza umunsi. Mwumva sari ibintu byiza? Mwumva se Imana inezerewe? Mwumva sari ibintu Imana yishimiye? Kujya mu bituro, kujya kwicara mu bituro, kujya gutambagira ibituro, guhagarara yukumva usa nkaho uri ahantu heza hanejeje. Ibituro ni ibituro. Yesu yaravuze ngo ibituro bisizingwa. Igituro gisizingwa ni igituro nyine. Igituro ushyizeho indabyo ugize gute, icyo wasenga, waririmba, icyo wakorera cyose mu gituro ni mu gituro. Nta mpamvu rero. Umurongo wa 6 wo muri Yesaya ibice 35 haravuga ngo dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera ahubwo nzabyitura, ni koko nzabibitura bigere ku mitima yabo. Nani tugirire neza. Ibyo biranditse, abantu bajya mu bituro Imana irababona, izabibitura bigere ku mitima yabo, imitima yabo izabyumva. Ijambo ndangirijeho, inama nabaha mwikirwa mujya mu bituro, nta mpamvu yabyo. Erega nuko ari Asiya wenyine wavuzwe, nuko ari Asiya wagiye mu binyamakuru, nuko ari Asiya uri kugenda uvugwa hirya no hino, ariko ntabwo ari we wenyine ndikubwira abantu bose bajya mu bituro. Imana ntabwo ishaka abantu bajya mu bituro. Abantu bacu bagiye byarangiye,
bagiye mu gitaka niho bavuye, basubiyeyo, natwe twese tuzasubiramo. Uwakoze neza azajya guhembwa, uwakoze nabi nawe azahemberwa ibyo yakoze. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira iby'abagiye baba bagiye, nta mpamvu yo gusubira mu gituro. Bantu bajya mu bituro, mwihane mukizwe, mureke kongera gusubira mu bituro. Asiya niwe uri kuvuga muri iki gihe, ariko si we wenyine. Abantu babigize umuco, ariko ntabwo ari umuco w'iby'Imana, ni umuco w'abadayimoni, umuco wa Satani. Mukizwe rero mu bireke. Pasiteri nawe wihane, umenye ko ibyo wavuze atari gukora umurimo w'Imana. Wakoze umurimo w'Imana ariko wigerekaho biriya. Ibyo wakoze byari byiza pe, ariko wigerekaho biriya kwere. Imana iduha umugisha kubw'abumvise ijambo ry'Imana. Dusenge. Ndagushimye Mana, ndagushimye ko ushoboje kuvuga. Ndagushimye Mwami ko ijambo ryawe ritajya rigenda ubusa. Abantu bose bumvise iri jambo, ubaho umutima wo guca bugufi mu mutima. Na Pasiteri Zigirinshuti nawe umugenderere, yongere yisubiremo, umuhe guca bugufi mu mutima we, yihane. Natwe twese twumvise iri jambo Mwami, uduhe kurigenderamo. Umwuka wera tubashishe. Urakoze ko wumvise. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.